kandi sinkwirukanye urumva bana wa nta kosa ufite ibyo uvuga n'ukuri ariko usiko abantu bajya bavuga bati nta heza nk'iwanyu nta heza nk'igihugu cyawe nanjye rero nta heza nkaho bucura bwanjye yicaye nyaborekaho ma reka nzana amazi kugira ubanze utere oya ahubwo reka mpaguruke rwose ibyo nkubwiye nuko nkubwije ukuri kwambaye ubusa mwana wawe ubunyambuye uretse ubunyambuye reka ngende basi sirindira mpamagara umushoferi ntuwijana mukorera imitwaro yawe amen noneho apotre tubwira ibibazo byawe ufite byose tubasha kuba twabisengera mu izina rya Yesu. Ikibazo mfite kinkomereye. Yego mwene data Ko ntabyara nta mwana mfite uwo mundeba hano niyo mpamvu musanze ndi hano mu nzu njyenyine. Oye icyo kirenge n'uwiteka yakitweretse uwiteka yabitweretse ibyo umure yabitweretse ibindi abiza abantu iyo babana bizageraho muzaryamana habe yagutera inda ariko mu gihe cyo kugutera inda uzajya uzundebe turumvikana icyo kintu ariko ari ngewe tuzabyarana sibyo sheri binyemerere please I'm begging you binyemerere ndashaka umwana uzatwita wa mbere azaba ari uwanjye mbabarira unyemerere icyo kintu sibyo uzajya uza undebe aba ari ngiye turyamana ABAKAZANA. Reka nkubwire maze iminsi ndi mu bibazo bikomeye bya mabukwe ngira ngo naraguhamagara nkabikubwira ukuntu byose bimeze ariko unesha umutwe bigenda gute ubu n'umugabo wanjye ntabwo turimo kumvikana kubera nyina none hikubitamo ibibazo by'umwana wambaye ukareka kunshumuza koko none ngire gute basi hangana nanjye nayo umwana warabivuganye kandi warabinyemereye none se reka nkubwire ikintu byibura cyashoboka pe kandi umbabare nk'umuntu nkunda ntiwajya kumusura nta kibazo kumugwa nawe akagusura nk'uko uriya mugabo wanjye naramubwiye kuri umuvandimwe wanjye arabyakira azi kuri musaza wanjye niyo uje mu rugo ubona nta kibazo na kimwe ajya abigiraho n'umwana azi kuri tonto nta kibazo yaza akagusura nawe waza ukamureba igihe cyose wamushakira namwohereza pe ariko mbabarira ndakwinginze utazanatinyuka kuvuga iryo jambo ngo niwe twabyaranye umva twumvikane sheri sorry Teddy ari ikintu ugomba kumenya ntabwo nyewe nigeze nkwanga n'ubuzima bwariteye sibyo nakubwiye ngo nibiba ngombwa ubona byanze mutacyumvikana uzagaruka turere umwana tugira ubuzima bwiza sibyo ntabwo ngende kugushiraho pressure ngo ugende usenye no ariko umenye ko ubuzima bwo kubeshya bugiraho bugarukira tuzabeshya se kugeza ryari ntabwo nishimiye ko amfata nk'undi musaza wawe kandi no tekereza uri mukuru nta kibazo byibura reka mbanze ndwane na rura rugamba rwa mabukwe noneho ibindi ndaza kubitekerezaho ndeba umwanzuro nawe okay take your time ubwo
Uwiteka Mana ya Isirayeli, Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana igitangaza, makashana turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye ko tubashije gukiga hano mu ngando ya mwene data. Amena, amena. Tugushimiye ko ubutumwa waduhaye tugiye kubusoza amahoro. Amena. Nuko rero Mana, tukweretse ibyo batwakiriza, tukweretse ibyo turi buvugane, tukweretse byose Mwana muri rusange. Waravuze ngo aha babiri cyangwa batatu bateranye uzamanuka ubane nabo, urukubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Orebekirete. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo mugende muzenguruke isi, mubwirize abazemera muzababatize mu izina rya Yesu Kristo. Turakwambaje rero ngo umanuke ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe mwene data. Abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana nitwa Apotre Shyashya. Suhuza mwene data. Suhuza mwene data. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kuba tuje hano ni igitangaza cya Yesu gikomeye cyane. Twari dufite amateraniro ariko turayahagarika, umutima ukomeza kudiha, umutima ukomeza kuvuga. Ijambo ry'Imana riratumanukira riravuga riti mujye muri ruriya rugo ruragowe. Ufite umwana? Ufite umwana? Abakozi b'Imana hehe musengera mukorera. Umva mwene data, kuba tuje muri rugo ntabwo twahiyoboye. Uru rugo ntabwo twari dufitanye gahunda, ntabwo twari tuziranye, ariko Uwiteka yatumanukiye aravuga ati mugende murengere intama zanjye ziri hariya, mugende mubamenyeshe ubutumwa bwanjye, mugende mubamenyeshe ijambo ryanjye. Agishoboye gukiza. Repe kirete. Uwiteka aracyashoboye kugukiza, Uwiteka aracyashoboye kugukiza mwene data. Apotre. Imana yatweretse ko uyu mumama afite ikibazo. Afite ikibazo gikomeye. Yabitweretse. Ariko kuba tuje kumusengera mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aracyakiza. Ije kugukora Yesu. Uwiteka aracyakureba. Uwiteka aracyagukunda. Ushobora kuba ufite ibibazo mu rugo, ushobora kuba ufite ibibazo mu mutima wawe, ushobora kuba ufite agahinda, ariko Uwiteka aracyagukunda. Niyo mpamvu aka kanya yatwohereje kugira ngo tuze tuganire nawe. Haleluya. Yego. Urakoze mwene data. Kasa. Buriya ndimo ndaza. Yego. Agendaga nibaza byinshi cyane. Yego. Ubu ngubu abantu benshi bagiye muri cya kirere cyo kwiheba, bagiye muri cya kirere cy'agahinda, bibagiwe ko Imana igikora. Amen. Bibagiwe ubushake bw'Imana, bibagiwe gushaka kw'Imana. Iteka aracyafite umugambi mwiza mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo kuba waravutse byari mu mugambi w'Imana, gukura kwawe byari mu mugambi w'Imana, urushako rwawe rwari mu mugambi w'Imana, kubaho kwawe kose biri mu mugambi w'Imana mwene data. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu aka kanya tuzanye ijambo ry'ihumure. Uvuga amena. Nimvuga amena ujye uvuga amena, kubera ko amena ifite imbaraga nyinshi. Haleluya. Mvuze ngo haleluya, tuba dusenye byinshi mu isi y'umwuka itagaragara, tuba dusenye imbaraga z'abadayimoni, tuba dusenye imyuka mibi mwene data. Imyuka mibi irirwa izenguruka igira ite, izenguruka ishaka ba bantu bari mu bwigunge, bari mu bwihebe, kugira ngo ibafatirane. N'ahandi umva ngo umuntu ariyahuye, ariko uyu munsi ntibikibaye kuri wowe kubera ko Uwiteka yaje. Uwiteka atambitse ikiganza. Yatambitse ikiganza mu rugo. Urugo rufite umugisha. Yatambitse ikiganza mu buzima bwawe. Urugo rufasha kugira ngo abana b'Apotre rufite umugisha. Rufite umugisha. Amen. Amen. Abo ntugire ikibazo. Reka tuganire. Tuganire neza dutuje. Fate n'umwanya wo gusenga. Ariko ntugire ikibazo. Mama, nari kuzaniye utubuto kwanza. Kwanza. Ukubona ari keza? Keza. Noneho rero byagera kuri ututwo. Wabonye ko duteye nk'amagi, wibesha gato yewe yagira ry'agahondo ngo atonora agira ngo. Oya, shamara we, gusa nyine abantu barakunda kutwikanga ngo namagi. Ariko nkababwira ati ntimubona ko hariho amajirafe hejuru. Iri giryo bari fise jirafe. Ibyo bitudusimba hari uwabyitaho ugira ngo. Ariko aka rero ko rwose mutakora.
ariko iyo nkabona ntigera aho baranshyiriyemo amata nari kujya nywera amata mwana ariko n'ubundi akenshi dukunda kubashiramo amata gusa numva ushaka nzogushiriramo ugiye kujyana n'umutsima gahunda oya masaka ko masaka yajya bujya n'urucakarara reba wita rucakarara barera abantu twakuriye mu miji n'ibibazo banza ujyaho akabuto mbwire ndagukatire n'ako kabungo nimba ugashaka mwene data humura Imana igukoye igisuzuguriro Imana yashyize ikiganza ku buzima urasenga ujye usenga ujye ugira ibihe byo kwirerana n'Imana amen niyo mpamvu aka kanya Imana yasuye urugo rwawe Apotre mbo reka tubanze urugo turuha umugisha reka tubanze urugo turuha umugisha Oh makana makasapotropana repekita ravekiye kupru makana nakasapa repeke atoka ravepeti yakayo Oh parikaremana katsatramana uri Imana y'icyubahiro simirikata uri Imana y'imbaraga Oh prikamaya uri Imana ifite ubutware amena amen 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 mwene data iyi nzu uri kubamo murakodesha ariko mbere yuko mumbaza iby'inzu banze musobanurire neza mwebwe nabagize w'ikiganga ubu umupasiteri humura rwose ibyo ngibyo nibyo mubwira ati Imana yatwohereje kandi Imana yatwohereje hehe mu rugo rw'umukiranutsi imaze kutwohereza mu rugo rw'umukiranutsi ifata ikiganza idushyiraho amavuta idushyiraho ibimenyetso iyo tuvuga tutuze tubwirize kuri mwene data maze ijambo ry'Imana riravuga ngo niyarebye abibigango amena niyarebye abasore b'ibikwerere amena ahubwo yahamagaye abo yatoranyije Yesu umutwara araje iyo Uwiteka yagutoranyije ntareba ngo urananutse ntareba ngo uri mugufi ntareba ngo uri muremure ntareba ngo uri igikara ntareba ngo uri inzobe ntareba ngo urakize ntareba ngo urakennye ahubwo ihamagara abo yatoranyije repekiye ndafashijwe mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi urugo rwawe rwagenderewe haleluya amen umusore wawe arahari uretse umupasiteri ufite nuko rikanera gukora iyo misatsi haranditse ngo iki uyu mubiri twambaye si wo tuzambara tugezeyo amena tuzambara ubwiza bwa Yesu amena bivuze ngo bakundwa bene data uko tuzasa ni kurerekanwa icyakora kuri hafi yego niyo mpamvu Imana ivuga ngo uko waba umeze kose ugomba kugarukira Imana haleluya bishatse kuvuga izi nzara tuzazisiga zizajya mu butaka iyi misatsi ubona izi tuzazajyana mu ijuru Yesu uyu mubiri ubona tuzawukurwaho maze twambara undi mubiri yarafite myiza nk'iyi yawe ndabeshya Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo abantu baceceka nzafatanya n'inyoni n'ibisiga duhimbaza Imana n'igihuru cyahanuriye Mose avuze gutya ahita nyibutsa Apotre muri Jamaica afite dread cyane zigwa inyuma gusa icyo si cyo cyatuzanye mwene data Uwiteka yadusize amavuta kugira ngo turebe abababaye turebe abarushye abaremerewe tubabwire ngo musange Uwiteka baruhuke Imana yatweretse ibibazo ufite Imana iratubwira iti irabutweretse ruriya rugo mu rugemo rurimo umugaragu wanjye uremerewe amena ufite agahinda ufite intimba ku mutima Imana yatweretse ibyabo ibohore nta kibazo Imana ibayabitweretse twe turi abambasaderi b'Imana Apotre abantu Imana yasize amavuta none se nababaza tubaze nta kibazo mwene data none se ni Imana yabantumyeho Imana yatweretse byinshi mu rugo rwawe wa mubyeyi ufite agahinda ufite intimba wa mubyeyi urababaye wa mubyeyi ufite umutima ubabaye ufite agahinda udashaka kugaragaza ariko Uwiteka arahari bwira Uwiteka mukorera imitwaro yawe amen noneho Apotre
tubwira ibibazo byawe ufite byose tubasha kuba twabisengera mu izina rya Yesu. Ikibazo mfite kinkomereye. Yego mwene data. Nuko ntabyara. Nta mwana mfite uwo mundeba hano. Niyo mpamvu musanze ndi hano mu nzu njyenyine. Oye. Icyo kirenge n'Uwiteka yakitweretse. Uwiteka yabitweretse ibyo. Umure yabitweretse. Ibindi. Kubera ko nari namaze no kurya. Akenshi ndagwangurika maze ndikibigire mu mutara. Reka tuganira ndarya. Ubundi akadesera akaba ari sawa yuhejeje. Korera umwana ntacyo utakoze. Ndagushimira bivanye ku mutima Uwiteka akumvira imigisha. Ubundi ku masengesho yanyatuma tubaho cyambere nuko ntanje mbona nta n'ibirenze nakoze. Ubundi nayo kuba nkoze birushijeho. Mbamwe kugutembereza ukabanza ukagenda ukaraba Dubai ukuntu hateye. Urumva Dubai yose. Uzi ko unambwiye ngo njyane Gisenyi cyangwa mu Gisenyi ni hafi mama. Kureba ingagi. Gisenyi byataye karita. Ubu uri kujana Dubai ugafata indege. Mwana wa bita karite. Ibintu by'iwacu ntawe ugitembera Gisenyi urafata kwanza indege ukajya Dubai kwanza ukarabukuru hameze. Rero njye mba numva ibintu by'iwacu ari byo sawa bitava kuri 6. Nta kibazo nkaho nobanza nkaho gutembereza ariko tuvuye tugaca tujya Dubai wumva gute? Tukurira indege? Ariko byaba birimo gusesagura. Oya mama gusesagura amafaranga abereye hiki tutayari ushaka tuzopfe tutanayari rega ntibazoyaduhamba nama. Ubaye yariye urapfa utari yariye waba wihotoye waba usesaguye yose umuntu arapfa. Oya cyambere ntabwo noba ndayasesaguye ku mubyeyi nawe. Kuko urumva burya nanje ntuzomenya ahantu nzomfashiriza nzokwitura nagize ikibazo kindi. Rero nkwiye kugufasha mu mwanya nkikubona nkakurisha ubuzima ukaryoherwa. Mwana urakoze ku ijambo ryiza umbwiye gusa nagira ngo ubashe kwakira ijambo ngiye kukubwira. Ndashaka kujya kureba abana banjye nkumbuye rega nkura mwana wanjye ni bucura ndamukumbuye aribyo nabonye afite umugore mwiza yashatse umugore mwiza umwana mwiza. Yego. Nyine ntabwo twumvikana dushwana. Makana shakapana. Rapeketerezave. Twika amagini. Imanukire. Yesu. Kongora. Manura izina rya Yesu. Reba uno mubyeyi Imana. Turamukweretse Uwiteka. Mushyiraho ikiganza cy'amavuta. Yesu. Hari umurongo muri Bibiliya. Kasta. Yego. Nsomera. Yego. Nsomera. Yego. Nsomera Yeremiya. 3:3. Yego. Umurongo wa 3. Yego. Kumva icyo Uwiteka avugana natwe. Amen. Imana iravuga ngo Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Handitse ngo iki? Handitse ngo iki? Ntabaza ndagutabara. Nabaza ndagutabara. Mwereke ibikomeye. Biruhije utamenya. Amen. Mwene data, hari igihe uba wicaye ufite amarira, ufite amaganya, maze ijambo ry'Uwiteka rikamanuka rikavugana nawe. Iyi nzu mwubatse ntabwo inzu mwayubatse. Iyi nzu mucumbitsemo yubakiye ku bizira. Yubakiyeho. Iyi nzu yubakiyeho agahanga k'imbwa. Yubakiyeho n'agahanga k'injangwe. Bivuze ko muzahora mushwana. Ikindi Imana inyeretseho makana capa. Imana inyeretse ko Landlord wanyakoresha imyuka mibi. Landlord wanyakoresha. Mubayemo imyaka ingahe? Turasenya. 6. Nta muntu muri Kigali uba mu nzu imyaka 6. Landlord yabahaye inzaratsi.
ariko icyo nacyo turagisengeye mu izina rya Yesu izina tsinda imitsindo mu izina rya Yesu kongora twika amagini twika mu izina imanukire amena amen amena amen Apotre Samuel aranyandikiye arakwandikiye guverinoma igeze ku rusengero barimo reka tugire twari twaparitse igiterane cyari kuduhereza 100 angahe ariko turavuga tuti reka tugenderere urushye uremerewe uremerewe reka tuze dusenye imyuka mibi dusenye ibyakuboshye dusenye ibituma utabyara dusenye ibituma ushwana n'umugabo wawe dusenye byose mbo ariyo mpamvu rero ku rusengero twari turi mu bibazo byo kubaka amaparikingi n'amatwarete ntameze neza urabizi ko bari gufunga insengero muri iyi minsi ubuhanuzi bwacu bundi twebwe ntago wabona amafaranga uguze ubuhanuzi twebwe ariko Uwiteka tubwiye ko tuzajya tujyana ijambo ry'Uwiteka kandi Imana yatwemereye yego yatubwiye ko tutazigera tubura itike mwene da ntago Imana icyo ngiki Imana yagikuyeho ntago waba wageze ku ntamuragiye ngo ubure itike cyangwa n'ibyo bibaza agira icyo bikoraho itike ndayibaha ajya ku rusengero rwanyu munanga ku rusengero ntago ari menshi watanga uko wifite ariko byaba byiza bari gukusanya bari gutanga 50 gusa kuzamura n'izina rya Yesu ariko Imana iraza kuyaguhereza wa mama we n'izina rya Yesu amafaranga araboneka amafaranga aboneke imbaraga kwaguka urubyaro imigisha y'Uwiteka isendere mu rugo amen muri ibyo bibazo byawe bigiye gukemura Imana igukweho igisuzuguriro kandi ikindi tanga 1/10 muzagire mwimuke mwiyinzu iyi nzira boshye ariko tuzashaka umwanya tuze tuyisengere tuzagaruka noneho dufite umwanya dukora amateraniro no kwiyiriza ariko twirirwa umunsi wose dusengera ibibazo byawe nukuri tuzagwa nta kibazo turagusigirana nimero nta kibazo ntuzajya n'ikindi kibazo yandikizana kwandikira mu mwene data oya nta kibazo oya nta kibazo waba yashyizeho nta muntu uhejwe mu nzu y'Imana ntawe uhejwe ku migisha y'Uwiteka imigisha y'Uwiteka igera kuri bose abakene abakire abarushya abaremerewe bose ni ijambo ry'Uwiteka rituzaho kugira ngo tugihumurize abababaye tubaganisha ku Uwiteka ngo abaruhure amen ngambwira nimero yashyireho zana nzi kwandikire mu mwene data ego kiriho n'amafaranga kibazo 30 ariko ubutaha tuza tuzasanga n'umutware wawe nawe tumurambike abahari nawe tumusengere abagiye mu Yesu Imana ijye umurinze imirimo ajya agenda kure azana amarongo y'urugo urakoze ariko arakanka mwe ntabajije mbese nimuka muri inzu fata kabuto ubiriza urukaryoshye ndabizi imbuto yewe z'Kigali ziraryoha izi wacu ziba ziryoshye n'umwimerere ujya muranazihinga hariya utu tubuto tutakunika birabishe ubaye iki mama muzanira amazi none se ubaye iki canke birabishe mbikure ntago bibishe akoma reka nzana amazi kugira kimanuke nimba ushobora kumiza ikibuto ndabisubizeyo ndabona byagize ikibazo byagutekereza ndumva ibintu by'uburwayi bwanjye byongeye gukura noneho mpamagara wa mudogiteri aza kuzindukira hano mu gitondo oya gusa hano uriya mwana ni bucura bwanjye twabona
twabonanye byiza byinshi tubonana ibibi byinshi numva nkeneye kuba ngiye. Ariko mama hariya urabona ko ari ikibazo nawe kubaho aba ari ikibazo. Urabona bazokwitaho kwe imiti ibigoye nuko waguma ngaha kwanza nkabanza nkakwitaho nkuriya muganga aza kugukurikirana. Urumva yo gukurikirana uri hariya gute? Urumva ko ari ikibazo kandi na hari urabona ntibahagaze neza ku bushobozi bwo kugutunga kandi sinkwirukanye. Urumva mwana wa nta kosa ufite, ibyo uvuga ni ukuri, ariko uzi ko abantu bajya bavuga bati nta heza nk'iwanyu, nta heza nk'igihugu cyawe. Nanjye rero nta heza nk'aho bucura bwanjye yicaye nyaborekaho. ma ako reka nzana amazi kugira ubanze utere. Oya ahubwo reka mpaguruke rwose. Ibyo nkubwiye ni uko nkubwije ukuri kwambaye ubusa mwana wa ubunyambuye. Uretse ubunyambuye, reka ngende. Basi sirindira mpamagara umushoferi ntuwijana. I saw you walking in the summer breeze. Your smile was like a melody that put my mind at ease. I knew right then and there you were the one for me. Let's make this love story something beautiful to see. You're the rhythm to my heart, the harmony of my soul. With every moment we share, our love continues to unfold. I wanna hold you close and never let go. Together we'll create a love that will grow. So baby, take my hand and dance with me tonight. Underneath the stars, everything feels so right. In this serenade of love that we've made, our hearts beat as one in this romantic escape, in this romantic escapade. Laughter is like music to my ears. With every whisper of your voice, it erases all fears. Let's write our own love song with every tender touch. In your arms forever, I'll never have too much. Every word from your lips is a promise so sweet. You're the symphony that makes me complete. Our love will be an unending melody. This romance between us feels like destiny. Every word from your lips is a promise so sweet. You're the symphony that makes me complete. Our love will be an unending melody. This romance between us feels like destiny. Our journey together will be filled with tenderness. This harmonious tale of us, feeling endlessness. None rero brother, igituma nagutumyeho naguhamagajeho shaka kubeshye ndi mu buzima bungoye cyane. Mu buzima bukomeye. Mbere twigeze guhura usa nkaho unserereza ndabyakira, ariko ngeze ku rwego rwaho nsigaye ndota umva amajwi umwana umpamagara papa,
hamagara dadi ndi gukina nawe sinzi ikintu nakora. Se wageze ngo biroroshye mubana? Nabuze amahitamo nabi. Umugore wanjye nta kuntu akora. Yewe ngerageza ibishoboka byose nk'umugabo mu buriri nkabikora uko bigomba gukorwa kugira basi ngerageze ndebe ko nabona umwana. Byaranze. Rero Ibra reka nkugire inama nk'umuntu mugabo. Numva iyaba byashobokaga watekereza uburyo mwajya kwa muganga. Icyo kintu cyo kujya kwa muganga ni ikibazo kuri we. Yongerageje kubimubwira ajya hejuru ngo Yesu ngo Imana ngo iki. Muvandimwe nabuze ikintu na kimwe nakora. None se impamvu ya mbere nayo nkubwiye ko kujya kwa muganga ari ingenzi. Ushobora gusanga none ari utabyara. Icyo kintu agitekereza. Ushobora gusanga atari we, ushobora gusanga ari we utabyara. Njyewe ndi muzima. Dr. Frank nagiyeyo. Wagiyeyo? Yes. Wenyine se? Wagiyeyo wenyine ariko. So let's keep dancing under the moonlit sky. Together forever, our love will reach up high. Our journey together will be filled with tenderness. This harmonious tale of us, feeling endlessness. So let's keep dancing under the moonlit sky. Together forever, our love will reach up high. So baby, take my hand and dance with me tonight. Underneath the stars, everything feels so right. I saw you walking in the summer breeze. Your smile was like a melody that put my mind at ease. I knew right then and there you were the one for me. Let's make this love story something beautiful to see. You're the rhythm to my heart, the harmony of my soul. With every moment we share, our love continues to unfold. I wanna hold you close and never let go. Together we'll create a love that will grow. So baby, take my hand and dance with me tonight. Underneath the stars, everything feels so right. In this serenade of love that we've made, our hearts beat as one in this romantic escape. In this romantic escapade. Laughter is like music to my ears. With every whisper of your voice, it erases all fears. Let's write our own love song with every tender touch. In your arms forever. Njye nabonye ibintu bimaze kugera mu myaka ine gutyo. Ufatiye ikibazo ni ngewe nuko utabona intungamubiri z'umubiri. Nuko utabona ibi bintu byo kurya. Nicyo kibazo. Nakari intungamubiri. None se ubuze iki? Hari icyo utihase? Yo numvaga rero washaka uburyo wabimwumvisha ukamutwara gake
ukareba uburyo mwajya kwa muganga ukareba ikibazo niba warabonye ikibazo kiri ku ruhande rwawe ukareba no ku ruhande rwe. Reka katubwire ntabwo ari ibintu nakwirwa nkubwira uranabizi. Ibyo bintu birahari cyane. Se wageze ngo iyo wicaye ukareba uburyo twashatse ubu bitekerezaho ute? Ntabwo ndi kuguca intege uri umuvandimwe, ariko icyo kintu cyose tujye tugisha tukirebe tugihe agaciro dutekereze neza turebe. Uretse ko umugore wanjye yacururutse ubona ko nari isaso. None se ikibazo mfite nese ubwo ugiye kumbwira yuko uyu mugore yaba hari ukuntu byabaye mbere yuko ashaka cyangwa? Birashoboka nabyo. In the stillness of the night, I feel your presence by my side. Your love, a beacon in the dark. None se sheri ndashaka tuvugana ibintu bine biri serious sibyo? Ndashaka dupange. Urabizi turakunda. Si dukundana? Ariko ujye uvuga undi. Si dukundana? Turakundana. Ndashaka dupange ibijyanye n'ubuzima. Nabambwiye ko mama afite ibibazo. Umva rwararembye cyane sha. Nyine igihe cyose unayakumva nkumva ngo birarangiye. Humura kandi ijya wizera Imana. Ikindi gashobora kubona akazi vuba haba nagufasha. Sibyo? Shiri urabizi ndagukunda pe urabizi ariko ubuzima bwawe buracyari hasi cyane kandi n'ubwanjye. Sinekereza ukuntu twaziyubaka ngo tugere ku rwego rwo gufasha famiye zacu natwe ubwacu twifashe. Ntabwo byakoroha pe. Twakora iki se basi? Ko numva nashaka kureka sheri. Nubwo nta bushobozi ndagira ariko hari igihe byazageraho ubushobozi bukaboneka tukaba twanabana. Sibyo? Njyewe nyine igitekerezo nari mfite cyane utumye ahanini mvuga tugomba kuganira. Ari umuhungu mbwira sheri nta kibazo. Bandangiye donc iwe nyine ntabwo ngiye muzi neza ariko we ngasanzwe nzi ambona haciyemo nyine igihe gusa nyine yabaga hanze ariko ngo yagiye anzi aragarukamo abaza nyine baturanye ahantu mba baramubwira urizi ko ahantu twabaga mbere twarahimutse arashaka nyine ko tubana. Sheri nagukwiriye kurakara. Sheri ushaka kumbwira ko ugiye kunsiga ukajya kubana n'uwo musore? Byibura basha kubyumva. Nubyumva biri bworohe. Se urankunda se basi? Cyane. Kandi nawe urabizi. Ariko ubuzima turimo ntabwo butwemerera. Noneho kandi si ikibazo yenda cy'uko nta mafaranga ufite ko n'undi nagukunze mbizi ko ntayo ako hajemo ikibazo cy'umubyeyi wanjye nande mahitamo mfite. Ariko nizere ko basi ugiye kugenda kubera ikibazo cy'umubyeyi ugira ngo umufashe. Nuko nta kindi sindi mpamvu yanjyana niye koko kubizi ko nkukunda kubizi ko ubuzima twacanye ari bwo bukunda kugeza uyu ibintu bishobora guhinduka buryo ubana n'umuntu ari gihe birangira umukunzi. Sibyo? Ntabwo nzigera ukaba wanyibagirwa. Oya. Ibyo ntabwo nabikora. Reka ngusabe ikintu kimwe, sibyo? Kandi ukunda ukinyemerere sheri, sibyo?
look at me. Yego nubwo wagenda ntago nzabyakira neza ariko kubera ibibazo ufite n'iki nanjye nta bushobozi ndemera mbyakire ko nta yindi solution ariko a condition ke uranyumva neza condition abiza abantu iyo babana bizageraho muzaryamana abe yagutera inda ariko mu gihe cyo kugutera inda uzajya uzundebe turumvikana icyo kintu shaka ari ngewe tuzabyarana sibyo sheri binyemerere please I'm begging you binyemerere kenda shaka umwana uzatwita wa mbere azaba ari uwanjye mbabarira unyemerere icyo kintu sibyo uzajya uza undebe abari ngiye turyamana wenda nubwo umwana yazavuka umutipe azi ko ari uwe ngewe nzabyakira sibyo sheri ndagukunda icyo kintu kizirikana sinshaka kubura okay ibi ni ibigeragezo by'ubuzima ariko ntabwo nanjye nzahora nkennye hari igihe nzagira ubuzima bwiza byaba ngombwa tukongera tugasubirana none se okay nyuma yaho se bizagende gute mbyarana nawe nyuma yaho nyine ese ntiwambwiye ko dukundana yego hari ubwo ugiye kugenda kuri uwo musore ari ubwo mukunzi si ubushobozi ugiye gushaka please wowe zirikana icyo kintu yego muzabana pe ariko uzajya utekereza ko nanjye mpari okay icyo kintu nitugikora n'ibindi bizagenda neza biranashoboka ko tuzanasubirana ndagukunda kandi nta kintu ntakora kubera wowe so ntabwo nabyanga